focus. So the column of A above us becomes shorter as you go. Porofeseri Gahutu Jean Bosco, umwarimu akaba n'umushakashatsi muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi, aratangaza ko ibishyimbo bifitiye umubiri akamaro kanini cyane kuko bikungahaye ku butare bufite uruhare mu kongera amaraso. Ibi yabitangarije i Remera mu nzu mberabyombi ya Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi ubwo yamurikaga ibyavuye mu bushakashatsi yakoze ku bishyimbo by'indobanure. Kugira ngo ibyo bizashoboke nuko wa mwuka duhumeka urimo umwuka oxygen ugera mu muri n'imyanya y'umubiri uhagije. Ni naho rero usanga ya mirire myiza ikenerwa, kuko ifite imirire myiza mu turemangingo tw'amaraso haba harimo hemoglobin, ni iyo ijyana wa mwuka oxygen kugera mu myanya y'umubiri. Iyo mpamvu nerekanye ubushakashatsi ku bishyimbo bishobora kuba byakungahara ku butare, kubera yuko twa turemangingo two mu maraso iyo hatari ubutare buhagije ntabwo dushobora gukorwa n'umubiri. Noneho rero ugasanga umuntu afite amaraso make kubera yuko mu mirire ye hatarimo bwa butare. Ashingiye kuri ubwo bushakashatsi kandi yemeza ko kuba abanyarwanda barya ibishyimbo ku ijanisha ryo hejuru ari amahirwe kuri bo kurusha ahandi ku isi yo kubona igisubizo kirambye ku bibazo biterwa n'amaraso make. Muri iyo porogaramu yo kwiga ibyo bintu, imirire myiza n'ibiryo byagira umubiri akamaro, basanze ubutare na vitamine A na zinc na iodine mu bihugu byinshi ari ikibazo. Noneho mu Rwanda twebwe kugira ngo turebe ko twakemura ikibazo cy'ubutare, dusanga abanyarwanda kurya ibishyimbo, ubonye uko ubonera ibishyimbo bikungahaye ku butare, ikibazo cyakemuka. Ku kibazo cy'uko hari abantu banga kurya ibishyimbo bavuga ko bituma umuntu aba igikara, uyu mushakashatsi yavuze ko iyi ari imyumvire idafite ishingiro. Ibyo kuvuga ngo umuntu ataba igikara byo navuga ko atari byo, ariko icyo umuntu atekereza ugereza kucyumva ukorera nuko wakemura ikibazo cye. Ariko rero abantu nabo hari ababyishyiramo bigatuma byatuma wenda bavuga ati ibishyimbo simbishaka, ariko mu by'ukuri ubanza ukareba yego gifite umubiri akamaro. Ni ubwa mbere ubushakashatsi nk'ubu bukozwe ku bishyimbo mu Rwanda. Porofeseri Gahutu Jean Bosco akaba yarabiherewe umudari n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ubumenyi kizwi ku izina rya The World Academy of Sciences, TWAS mu magambo ahinnye. Nirande kura Shadrack